ubu cyakora mbimenye ubukorera nakoreraga mbere sinari nzi ko shitani ndimo nkorera nuko yazaga akadufata akadutigisa ukuntu akatuvugisha indimi ajya kumva ibintu ukajya ngo ri fireman shalala man rote ka salbele severe prevogrite ibyo bintu byose nibyo twaterateranyaga kimwe nuko najyaga nko kuri televiziyo kugira ngo nemeze abantu karakwa kundi abazungu bavuga bashanyura iminwa kabyigana nagira mu cyuma nkabemeza Reka dutangire dusuhuza abakunzi bacu b'Ijuru ntirikorerwa TV yaba ari mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu tuvuga ngo amahoro y'Imana abe muri bo. Nk'uko mubibona rero ubu ngubu tukaba twatembereye turi aho bita Indera, twagiye gusura abavandimwe kugira ngo tubashe kuganira nabo cyangwa se babashe kuduha ubuhamya. Aho watangira utubwira amazina yawe hanyuma ugasangiza ubuhamya badukurikiye. Amazina yanjye ndi mutagatifu Nikodemu Sibomana ukomoka mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Nyabitekeri, akaba aho ngaho ariho mvuka mu buryo bw'uyumuriri. Nagira ngo rero Nikodemu udusangiza ubuhamya bw'ukuntu wabaye umutagatifu, ariko ntekereza ko mbere yuko umutagatifu hari aho waruri, aho niho uri buherero hanyuma udusangiza ubuhamya. Ibyo murakoze mbere nyine aho natangira ubuhamya bwanjye nuko nabanje kuba ndi mu idini ya Methodiste Libre. Iyo dini nkaba ariyo navukiyemo nkayikambakambiramo kuko ababyeyi banjye niho babaga kandi bakaba nyine barantozaga hakurikijwe imyigishirize y'iyo dini, akaba ariyo nayobotse hakurikijwe ko bavugaga nyine yuko umuntu azajyanwa mu ijuru n'ibikorwa bye. Nanjye nicyo gihe natangiriye gukora ibikorwa byiza ndi umwana mutoya ugeze nko ku myaka 12, cyane ko bavugaga ko aho ngaho mu myaka 12 ariho umuntu atangira gukorera Imana. Mbere nyine yaba yari umunyabyaha, ariko yagira imyaka 12 yatangira gukorera Imana agahabwa ubugingo buhoraho bikomotse mu bikorwa bye. Rero nanjye iyo nyigisho yamfasha icyo gihe, cyane ko nanjye numvaga nshaka kujya mu ijuru. Ndatangira ndakora uko nari nshoboye mu ntege nke zanjye, ariko nzi ko ndi gukorera ijuru kuko nari navukiye mu rugo rw'abakristo ba Methodiste. Mu by'ukuri papa batubwiraga ko tutanywa inzoga, tutanywa itabi, tutakora n'ibindi bikorwa byo gutukana no kugira gute ko ibyo nitubyirinda rwose tuzabona ijuru. Ibyo byo rero nakoze nanjye kandi nkagerageza no kubitoza n'abandi, kuko ngeze mu myaka 13 nabaga muri icyo bita Santé School cyangwa se ishuri ryo ku cyumweru. None bakatwigisha nyine kugenda twubaha Imana mu byo tubasha gukora byose. Icyo gihe rero mu by'ukuri nanjye nabashije gukora uko nshoboye kugira ngo mbashe kubona ijuru. Ndazamuka ngera igihe njya no kwiga muri primaire, nirangiza mbaye umuntu ugaragara nk'umusore kuko twigaga amashuri 8 ya mbere abanza, abari naho nyine amashuri yanjye yaragarukiye. Niho rero natangiye kujya mu cyo bita korari, nabwo ari urwego rwo gukorera Imana kugira ngo Imana izaduhije cyangwa se izampijuru ku giti cyane, kuko buri wese yakoraga ku giti cye kugira ngo nyine azahabwe ijuru ariko bivuye mu bikorwa. Wakoze imirimo. Nakoze imirimo myiza. Mu rugendo rwo gukora se wumvishe bicamo nyine warakoze wumva biciyemo wumva ubaye umwana w'ijuru? Mu by'ukuri aho naba mbeshye cyane kubera yuko ibikorwa byanjye nakoraga byari bivanze.
nakoragamo kuko ibyiza ariko nkaza gukuramo n'ibibi. Noneho mu mutima wanjye nkumva ko Imana izafata ibyiza donc igashyira ku munzani, yabona ibyiza ari byo byinshi kanjyana mu ijuru, igatesha agaciro ibyo bibi bike nakoze. Uko niko nabyumvaga, cyane ko ari nako nyine batubwira bati Imana izabasha gupima imirimo yanyu, izabasha ikizaba cyinshi, imirimo myinshi niba myinshi myiza niba myinshi uzajya mu ijuru, ariko nabwo niba mikeya imibi ikazaba myinshi uzarimbuka. Ariko uko nabonaga ibibi ari byo biba byinshi, hashingiye yuko nyine mu by'ukuri umutima nawo ubwawo bambwira ko ntabona ijuru hakurikijwe neza yuko ibyo ndi gukora nyine bivangavanze. Icyo gihe nkabura igisubizo, ariko n'ubundi nkaguma mu kazi kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Nabaye aho ndakora igihe kiza kugira ndetse ababyeyi banjye baba bakiriho, ariko n'ubundi nkomeza muri iyo dini kugeza ubwo nayishingiriwemo. Ndetse n'umugore nari nzaye nyine nari nimukuye mu Gatolika, kuko twari tuzi ko mu Gatolika bo basenga ibyirwamana, basenga Mariya, bagira gute. Ndababwira nti we ngwino mu idini yanjye cyangwa se mu itorero, twavuga ko ari itorero. No mu itorero ribasha gusenga, ribasha kubaha Imana, cyane cyane ko icyo gihe nari ngeze mu gihe cyo kuba mu byumba by'amasengesho, kandi nanahanurira abantu babwira ko nyine ijuru rikorerwa, tukavuga mu ndimi zidafatika zitumvikana, ariko nkababazwa nuko ndi kuvuga ibintu ariko nanjye ntumva. Wenda tutaragera ku bijyanye n'ubuhanuzi, ndibaza mbere yuko ujya kuba umuhanuzi ni izihe nshingano zindi wakoze muri iryo torero rya Methodist? Urumva nari umuririmbyi guhera ku myaka 12, noneho nari umuririmbyi, nari n'umuhanzi w'indirimbo zaho, ndi n'umucuranzi, ndi n'umuntu ujya gutera meziri imbere nyine ndumwadirija, cyane ko nari nabyirutse ubona ndagasore kanyorotse rwose. Ibyo nabyo kandi nkumva ubwo bwibone bwose nabaga mfite, nkumva nyine ko nta n'ikibazo ko ari Imana ndi gukorera, kandi nanafite ubwo bwibone bumeze gutyo. Kuba uri umucuranzi, uri umuhanzi, uri no mu kigunda, nyuma yaho nza kuba n'umuhanuzi, maze kuba umusore mukuru w'imyaka 19. Yego, turajya ku buhanuzi. Urumva hari imirimo wakoze nyine, imirimo yose wayikoraga, warahembwaga, wumvaga ushaka izihe nyungu muri uwo murimo wakoraga? Ikintu numvaga kindaje ishinga umutima wanjye ni ukubona ijuru cyangwa se ubugingo buhoraho. Mbese wayikoraga kugira ngo uzabone ijuru. Niyo yari target yanjye rwose, numvaga objectif yanjye ko ari ukubona ijuru. Bigatuma ukora iyo mirimo kugira ngo uzabone ijuru, kandi nkayikorana umwete. Ariko icyambabazaga nuko nabonaga ivangavanze harimo ibyiza n'ibibi, aho nkayoberwa ibyo bibi biva mu gihe bantoza gukora ibyiza. Nuko rero urakoze, ubu wabaye umuhanuzi. Ninde wakugize umuhanuzi? Umuhanuzi twabaga turimo dusenga mu giterane, noneho habaga nyine ababitubanjirije, bakavuga nyine ko bagiye kudusabira umwuka. Buriya biriya bintu abantu bavuga, koko hariho umwuka w'Imana, ariko hariko n'umwuka wa Satani. Umwuka wa Satani icyo gihe kuko ari we nyine ntekereza ko ubu cyakora mbimenye ubukorera nakoreraga mbere, sinari nzi ko ari Satani ndimo nkorera. Nuko yazaga akadufata, akadutigisa ukuntu, akatuvugisha indimi, ajya kumva ku bintu ukajya ngo ri fireman man rote ka salibele severe prevogrite. Ibyo bintu byose ni ibyo twaterateranyaga, kimwe nuko nyine iyo byazaga ntabwo wabisubizagayo, ntabwo wabikontroraga, nta n'ikintu ariko basha gukora na kimwe kugira ngo ubisubizeyo, kubera yuko hari uburyo maze kugira ikibazo mu mutima. Nyine ndi kumva nari numva umutima usimbagurika, kamera nka kwa kundi bafuri kubita, kubera ibyo bintu
nkabaza Imana iyo nasengaga nyine icyo gihe nkega ko ibi bintu mbivuga ariko nkaba ntabyumva. Najyaga nko kuri televiziyo kugira ngo nemeze abantu nkarakwa kundi abazungu bavuga bashanyura iminwa nkabyigana. Nagira mu cyuma nkabemeza. Wabyize kuri televiziyo? Nkabyigana rwose nabirebye kuntu abazungu bavuga bashanyura iminwa cyane bavuga cyangwa baririmba kwa kundi bavuga iminwa ikwadutse cyane. Nagira nkabemeza. Ariko wabyize kuri televiziyo? Kubera ko nyine numvaga nanye nshaka kwemeza abantu kuko byari umuhanuzi ukomeye. None se icyo gihe hanuraga wavuze ngo byarazaga, wumvaga wabibonaga bije cyangwa wabyiyumvagamo? Oya kumva biragufashe kandi koko zabaga ari imbaraga zikomeye ukumva ziragutigishije. Bigatangira ibyo bintu kumva nyine biterateranye. Wabaga ukanuye se cyangwa usinziriye? Nabaga usinziriye ariko ukanuye se bakabyemera. Wabaga usinziriye kandi nawe ukikosantra cyane nyine ukumva byagufata. Nawe ukumva nyine ugashyira mwaka ukumva nyine ugomba kwemeza abantu bari aho kugira ngo bajye bagutinya. Cyane ko rimwe aribyo twavugaga bigahura ibindi ntibihure. None se mu by'ukuri nyine tukira ahangaho ku byavugaga bigahura cyangwa ntibihure, ibyo bintu wavugaga nibyo umuntu ahubwira ngo bivuge, nibyo wumvaga, nibyo warebaga, byabaga bivuye? Umve ngewe mbeshye navuga ngo hari ibyo nabonaga, ntabyo nabonaga, ahubwo numvaga ari imbaraga zimfashe zikantigisa ngatangira nkavugishwa. Nkaterateranya nyine inyuguti ntaza ari iki nibyo ngiye nagiye mbona kuri televiziyo nkavuga ndabiterateranya byanze bikunze kuko igihe cyarageraga nawe ugashaka nk'igarade, nawe ugashaka nk'icyaye cyubahiro, ugashaka nko gutinya, noneho nyine nawe ukabikora cyane ko nta muntu wagombaga gukontoranywa kubwire ngo ibyo wavuze ni ibiki. Ariko barwanyije umwuka w'Imana. Nta nubwo ari kubishobora kuko icyo gihe nyine bwari bwami turimo twese. Ahubwo ubwo buryo tubikoze bifite imbaraga zo guhanika abantu bakabyumva cyane kuko byabaga bihuye na kamere yabo. Okay, ubwo buzima rero no kugubayemo ukomeza kuwenda mbyisi niyo mbyita gutubura cyangwa niba mbyita iki, kuba ubwira abantu nyine kuri gukora ijyanye n'ubuhanuzi kandi atari nabwo. Ese icyo gihe cyose wabayemo uri guhanura ibyo bintu wahanuraga ni nk'ibe bintu wakuyemo cyangwa wamenyeyemo? Icyo gihe nk'ibirimo mu by'ukuri nta kintu numvise cy'inyungu navanyemo, cyane ko nyine nari umuhanuzi usa nkaho uri special wihariye ufite utundi tuntu twihariye bakankunda cyane. Nahuriyemo ubwo n'akaga kubera ko nari n'undi muntu mukene cyane nyine icyo gihe. Abantu bakiriho mu idini babaga bamprofise kugira ngo mbasengere, ku buryo iyo yambwira ngo nzajyeyo nyine njye kumusengera numvaga mprofise cyane yuko cyakora nta mafaranga nigeze nkorera afatika, ariko nko kumweho ku cyayi, kumpa nko ku byo kurya ntabona n'iwanjye, ibyo nkumva ari umunyenga no kuba nkunzwe n'abantu benshi, cyane ko abantu banzi cyane rwose. Nk'abantu bazabona iki kiganiro bo mu gace ka Nyamasheke bazabona ko bazamenya ko ubwo buryo nyine bwari uburiganya buvuye kuri Satani. Nta kintu rero cyiza nigeze nkuramo, ahubwo nahweremo n'intambara zikomeye z'ubukene. Nigenda nzanye umugore hari genda njyaga muta nkamara nk'ukwezi ngenda mvuga ko ndi gukorera ijuru. Hari n'igihe bigeze kuza kuduhemba kwa data bukwe biraba byo mu cyaro baza guhemba abantu, noneho basanga narigendeye nibera ahantu hitwa Ishangi. Waragiye gusenga? Nagiye gusenga, umugore abona ararira cyane avuga ati koko ubu baraza kuduhemba umugabo adahari. Araza aza kundeba ndavuga nti reka ntabwo nza. Umugore ararira arasizora ndavuga nti ntabwo ngiyewe nza ndi mu butumwa. Nuko ariko umubyeyi nyine waho narindi niwe wambwira ati nabwo bibabaza umugore wawe manuka mujyane ntacyo uzagaruke, kubera ko numvaga icyo kintu cyarantwaye ubwenge, mbese cyatwa ubuzima bwose. Ubwo twigiye wabaga uri gusenga tuvuge wumva wagize no mwanya muremure wo guta mbite karo guta, ese mu by'ukuri nk'abantu mwabaga muri kumwe bo babivugaga iki, babibonaga gute? Abantu twari turi kumwe babonaga arira. Babonaga uri umuntu w'intwari? Babonaga ndi umuntu w'intwari, n'umuntu no mu buryo busanzwe ko
ibyo byaha navuze nakoraga ni ibyaha nyine bya bindi bavuga by'inyongobiza bugingo niba ntaribaga sinsambane sindwane sindoge singire nte cyangwa babone ntwara n'abaturage cyangwa n'umugore abo baga bazi ko nyine ndi umukiranutsi ndi umwana w'Imana umwana mwiza icyo gihe nta kibabibonagaho ahubwo bumvaga bamprofise nyine kugira ngo njye mbasengera mva hamwe njya ahandi ndetse no mu mujyi wa Kigali nagiye nza inshuro nyinshi ariko nyine ibyo byose nta mumaro byamariye ahubwo byanshoye mu kaga nk'uko nyine kubukene bumeze gutyo. Wose wiyumvaga gute mu bijyanye n'agakiza wumvaga biri kuza nyine kumva ko ukuri gutera imbere mu buhanuzi cyangwa mu ivuga butumwa wakoraga wumvaga hari ikintu gihinduka ku buzima bwawe mu by'ukuri mu bijyanye n'ubugingo mu by'ubugingo nyine nakubwiye yuko kwari nko gutimiza mvuga nti Imana yo izapima ireba ibyiza nibiba byinshi izanjyana mu ijuru ariko nibiba bike bwizandimbura urumva rero kuba nafite imitima ibiri imeze gutyo basi nyine nta yani mahitamo nari mfite nkaguma gutyo ariko ndafite ibyiringiro by'ijuru ahubwo nzi ko Imana ari ibizi niho nambazaga nakubwira ati Imana ni ibizi cyane yuko ntari nzi nyine yuko cyane ko nari nzi nyine kubwasa kose ngerageza gukora ibyiza byabasha kumbesheje ariko umutima ukampakanira ariko n'abantu nabwo bambaza tese uri umukiranutsi nkababwira nti ngiye ntabwo sindi umukiranutsi nta n'umukiranutsi uba mu isi kuko twahuraga n'abantu bagenda bavuga ko ari abakiranutsi aho nkababwira nti murabeshya mwarayobye nta mukiranutsi uba mu isi ahubwo umunyabyaha agomba kubaho ariko akabyihana kugira ngo azajye mu ijuru. Iki gice reka tukirenge hanyuma tujye ku gice cya kabiri. Waje kwitwa umutagatifu gute? Murakoze cyane ntago naniswe ahubwo nabaye umutagatifu yego kubera yuko nyuma yaho niho naje kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nubwo namuvugaga ari nkamuvuga ntamuzi hashingiye yuko nari nzi yuko umuntu azagera mu ijuru n'ibikorwa bye baza bambwira bankurira inzira ku murimo ko nta muntu uzajyanwa mu ijuru n'ibikorwa bye byiza ko umuntu azajyanwa n'igikorwa Yesu Kristo yakoze mu by'ukuri nateze amatwi nitonze cyane kuko icyo gihe nari maze gushirirwa naramaze kumanika amaboko nzi yuko nyine Ijuru mbibuze hashingiye yuko nabonaga harimo ikibazo gikomeye ko givangaga baza rero bambwira bati Nikodemu nubwo ukora ibikorwa byiza ko nabwirijwe n'umuntu w'umukobwa nabanaga naho muri Methodist nayoboraga muri korali yitwa Urugero niko iyo korali yitwaga Urugero noneho rero arambwira ati bya bindi twakoraga byose tuvuga ko twabona ijuru ni ibikorwa bibi ati kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo gukiranuka k'umwana w'umuntu ngo kumeze nk'ubushwambagara ngo bwiteye ndetse ibizinga ambishurira amagambo akomeye ari mu Baroma ibice 3 ku murongo 21 arambwira ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko n'ibyahanuwe nubwo amategeko ariko ahamye aho kantu konyine niko numvise mu matwi yanjye numva habonetse ikibazo gikomeye ariko nubwo nabyo bimeze gutyo nanjye nkaba narasengaga mu masengesho ndi gusenga hakagwa mu ijambo rivuga ngo Mana sinishingikirize ku gukiranuka kwanjye ahubwo nishingikirije ku gukiranuka kwawe ariko gukiranuka mvuze kw'Imana cyangwa kwa Yesu nkaba ntariza ari uguki icyo gihe rero ngira umugisha uwo mwana w'umukobwa aza ampishurira cyangwa se amenyeshwa gukiranuka navugaga ntakuzi arambwira ati ugukiranuka kuzajyana mu ijuru ni ugukiranuka kutigeze gukora icyaha n'uyu munsi kutagikora kutazigira kunagikora none so ugukiranuka kubaho arambwira ati ugukiranuka kubaho ariko si uko umuntu arambwira ati igihe Yesu Kristo yazaga mu isi yambara umubiri w'abanyabyaha yaraje kugira ngo akiranuke ku gato no ku kanini yakiranutse yambaye umubiri ntiyakora icyaha na kimwe
mu mategeko y'Imana naho ntiyakora icyaha na kimwe, agaragara ko ari umwere n'umuziranenge. Na Satani amugerageza uburyo bwose n'ubundi ntiyamukoresha icyaha na kimwe. Uko gukiranuka rero kumeze gutyo, utigeze gukora icyaha, utagikora, utazanagikora. Niko wakira ukakubarwaho. Nk'uko Yesu Kristo nawe yabazwaho ibyaha byawe atakoze na kimwe, niko nawe ubarwaho gukiranuka kwe. Uko mvuze kutigeze gukora icyaha, nawe ukakubarwaho kubera ko mwizeye. Mu by'ukuri shimira Imana ko yakinguye umutima wanjye ibyo bintu nkabyakira. Menya ko burya ibintu byose nakoze guhera ndi umwana nkambakamba aho muri Methodiste kurinda ngera aho ngeze uwo munsi, ko burya nta na kimwe Imana yigeze ibona. Menya neza yuko uko gukiranuka kw'Imana ariko burya uko nari nkeneye kugira ngo kubashe kuziba icyuho nari mfite mu mutima, ko icyo kituzuraga ko mbona nshaka gukiranuka nihangiye. Maze rero kwakira uko gukiranuka, ikimenyimenyi nuko nagize amahoro mu mutima menshi ntigeze mbona mw'icyo gihe cyose. Numva ngize umutekano, numva mbaye undi muntu mushya kubera ko ibyishimo n'amahoro menshi byabusakaye umutima wanjye. Kandi numva ntangiye kubona neza, mbona burya nari impumyi. Indirimbo naririmbaga ntazumva, uwo munsi ntangira kuzumva. Kiriya ndirimbo ivuga ngo yanyishyura ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Menya ko burya muririmbyi nawe uko kwera de avuga ariko gukiranuka kwa Yesu atari ukwe. Nuko rero mbyakiriye, naho nabereye umutagatifu, naho nabereye intungane, kandi bimaze imyaka irenga 20 ibyo bintu mbifite. Urumva ko n'umutungo ukomeye Imana yampaye, kandi nkawushimira Imana kubera ko nta kindi nyine cyabasha guhesha umuntu gukiranuka bo mwisi cyangwa ngo nabo mwijuru, weketse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Ayo rero niyo yangize intungane. Uyu munsi nkaba nzi neza yuko izina ryanjye riri mu gitabo cy'ubugingo, haba none haba ejo mvuye mu mubiri. Nkaba nzi ko nzaba nsanze uwankunze kandi akankwa amaraso y'igiciro cyinshi. Amen. Amen. Okay, muri make dusoza ikiganiro cyacu, nagira ngo ugire message utanga cyangwa se ugire incamake watanga kubijyanye n'ubutumwa bwiza, cyane cyane uyahereze nk'abavandimwe mwabanaga cyangwa bene so bo mubiri mwabanaga, cyangwa bo wagiye uyobya ubabwira kuri kubahanurira. Murakoze. Icyo nyine nababwira ni ukubakurira inzira ku murima y'ibikorwa byabo ko bitabasha kubahesha ijuru. Nongere mbisubiremo, mbakuriye inzira ku murima bamenyesha yuko ijuru ridakorerwa, ahubwo Yesu Kristo ari we warikoreye wenyine, amennye amaraso ye, afashe n'igihano twagomba guhanwa akagihanwa, maze ibyo ngibyo akaba ari byo byonyine byahesha umuntu kujya mu ijuru abyizeye. Kubyizera rero ni ukumenya neza yuko umuntu akwiriye kwitakariza icyizere cyose, maze icyizere cyose akakira kuri Kristo, kubera ko niwe wenyine wabaye umukiranutsi utarigeze akora icyaha, kandi Imana ikaba gukiranuka ariko ishaka kutigeze gukora icyaha, kutigeze no kunakimenya, ariko umwana w'umuntu we yarakimenye kubera ko nicyo yavukiyemo muri Adamu. Imana rero ihimbarizwe umuntu uzumva iki kiganiro rwose azirekera gukomeza gukorera ijuru, amenye ko Yesu Kristo ari we arikoreye yarangiza akarimuha. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Ngira ngo abantu mwasenganaga mu butayu ahantu runaka impande n'impande barabyumvishe cyangwa bazanabyumva, bamenye ko uyu ngo ari wa muhanuzi wasengeraga mu butayu bwa twasengeraga mu butayu butandukanye, haba muri Shenyeri,
n'ahandi mu nce z'iwacu nyine za Nyabitekeri aho niho twasengeraga kenshi mu butayu. Imana ishimwe kubwa byose. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka navuga ngo abantu bakurikirana ubutumwa bwiza ku Ijuru ntirikorerwa bakomeze badukurikirana kumenya ko ibiganiro bitandukanye. Imana iguha umugisha.